nguhaye ikaze kandi nkwifuriza kugubwa neza aho uherereye hose. Wowe tubana hano kuri Rurahurwa TV, nkubwira nti amahoro y'Imana abane nawe aho uherereye hose. Tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kuba telefone yawe cyangwa computer yawe ishobora kuba itabasha gufata internet, n'uburyo ushobora kuba wagira ute wa bihondoringa. Ishobora kuba utayizana internet hano ku buryo uyibona hano, cyangwa yabinayizana ariko bitabasha kugira ute kuyiconnectinga. Rero ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wagira ute wayiconnectinga mu gihe itari kugira ute itari kuba yabasha kuba yayibona. Ureta uza ahangaha network, hangaha kuri network and internet setting, klike tuyifunguka hano muri internet. Ubu ni uburyo bworoshye cyane ushobora gukoresha, none ugahita uza hano kuri troubleshoot. Ahangaha kubera ko ngiye nayiconnectinze ishobora guhita iza iri connected, cyangwa bikaba ngakora troubleshoot igahita igira ute bikunda kubera ko password iri saved. Ahangaha rero ugeze ahangaha uraza uhitamo iyo ushaka, ariko ngewe cyiza ukoresha all internet adapter, all network adapter. Ugahita uza hano kuri next, ugakora troubleshoot. Ubu ni uburyo bworoshye cyane, ni uburyo bworoshye ushobora kuba wagira ute wakoresha, bworoshye ku buryo bushoboka. Iyo wagize ikibazo cyo kuba itari connectinga internet, ni gutyo ni uko nguko bigenza rwose, ibintu bikagenda neza. Tegereza ukabona igize ute ise iba fixed. Ubona ko ibaye fixed, internet yagize ute yagezeho. Yagezeho, reba ahangaha urabona ko yagezeho, urabona ko yagezeho hano. Nizere ko akantu wenda aricyo kagufashije. Ndagushimiye, komeza ubane natwe.